imbaraga zo gukora icyo ishaka mu isi no mu ijuru. Imana itugize, Imana itambikisha umuseke ikera umwijima, Imana itanga amahoro. Uhimbazwe mwami kubw'uyu mugoroba mwiza uduhaye ngo twumve imirimo y'amaboko yawe mwami. Tugiye kubwira abantu ya neza yawe twabonye. Ndakwingize mwami, ndabizi ko mu bantu benshi bariho hano hariho abari muri ubwo butayu batangiye gushidikanya ineza yawe, kuko naje nagiye gushidikanya inshuro nyinshi ntazi umubare. Ariko mwami, urukundo rwawe rwazigamye icyo wagambiriye ku buzima bwanje kugeza ubwishohoje. Ndongeye kukwinginga mwami ngo usange buri mutima wose mwami wumva ubu buhamya, washoboze Mana kwibuka gukomera kwawe amaso yabo yiboneye, kandi n'abagitegereje mwami bahe ibyiringiro mwami by'uko ufite imbaraga zo gusohoza icyo wagambiriye ku buzima bwawe. Ndagushimiye mwami kubw'uyu mwanya mwiza. Ureke twumve ijwi ryawe muri aya materaniro. Icyubahiro kibe cyawe mwami, mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu, amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Mu by'ukuri ndanezerewe cyane. Nta kintu kinejeje nko kwicara hasi ukabwira abantu Imana wabonye. Ubuhamya bwanje bwose bufite refure, niko nabyise ubushize, nabyo nako mbyumva. Ni refure cyangwa korasi yabwo iravuga ngo nabonye ineza y'Imana. Hari ibyo ntabonye, ariko ineza y'Imana yo narayibonye. Buriya ejo bundi ahantu twateraniye narimo mbwira abantu ko mu bitangaza byakubayeho gusumba ibindi mu buzima bwawe, igitangaza gisumba ibindi Imana yakoze ku buzima bwawe no kugukiza, yarangiza ikaguhindura umwana mu rugo rwayo. Urebye niyo Imana yemera ngo tube n'abagaragu bayo byari bihagije, ariko igitangaje ntiyemeye ko tuba abagaragu byibuze bayo, nubwo nabyo byari kuba ari ikindi gitangaza cyo kuvugwa imyaka yose y'ubuzima bwacu. Ariko yaturengeje aho ngaho iduhindura abana mu rugo rwayo, ku buryo tubivuga nk'abana barimo bavuga ineza baboneye mu maboko ya se. Rero ubuhamya bwanje ni bwinshi ku buryo bungora kubuvuga. Rero bumfasha iyo ndimo ndabwiriza akagira ikiza nkakivuga, hazi ikindi nkakivuga, kuko hari aho nyangera mbuvuge mbukurikiranya ngasanga ntibigundira. Kubera ngenda nsanga kubera ari byinshi cyane, ngenda nsanga hari bimwe nasize. Gusa ndaza kubaha amahirwe y'uko wumva hari ikintu wenda yifuza ko naza kuvugaho, nubwo n'abandi ndavuga ibindi. Niba hari ikintu wumvise wumva wifuje ko kivugaho ukundi kuntu cyangwa gisobanura cyane, rwose uze kwisanzura umbwire ati iki kintu ndifuza kukitubwira, ndaza nacyo kukivugaho. Niwumva hari icyo wifuza ko nza kuvugaho, rwose wisanzure ukure muri mute icyo gihe ubimbwire nze kubivuga. Ariko reka ntangire muri ubu buryo, kasome ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa 28 umurongo wa 6. Haravuga ngo babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Amen. Amen. Nagize umugisha
mu buzima bwanje ariko uwo mugisha nawubonye ni ngaho nawubonye ntinze nawubonye ntinze ubuzima bwanje njya mbona bugiye kumera nka koko ndi cyangwa Imana ihamagara Mose imuhamagaye ariko ngo atambika agiye kureba mu ishano ryaguye yumva ijwi ry'Imana aza kumenya ko Imana yari ihagaze muri cya kindi yita ishano. Naje niko ubuzima bwanje bushushanyije ni ngaho naje nabonye ikintu kimeze nk'ishano ndangije ntambitse nje kureba iryo shano bahurira n'Imana. Nabuze sinagize umugisha wo kubona ababyeyi baje kuko njya nibuka ko nabonyeho mama ariko nawe sinjya nibuka nuko yasaga ntekereza mukuru ndebe ukuntu yasaga ngasanga nta na kimwe nibuka na kimwe kabisa. Kuko nibuka ko hari igihe nigeze kujya gusura mama wacu ahantu yari atuye Cyangugu njyayo bambwiye ngo niwe mama wacu ngo wasaga na mama njyayo kugira ngo menye ko mama yasaga niyo yari intego yari injanye Cyangugu ico gihe ngenda nifuza kumenya mama yasaga ate kugira ngo ngende murebe ndebo mama bambwiye ko basa na mama ariko ikijya kimbabaza nuko igihe nagiyeyo niba amatelefone afotoraga atarabaho sinigeze mfata n'ifoto ye ariko sinagira ayo mahirwe nyuma y'uko maze kubura ababyeyi haje kuza Mushenge wari uvuye mu Minembwe aza kudusura twabuze ababyeyi noneho aza ahageze asaba ko nje wanjana kundera nawe n'umuntu ubuzima bwanjye butazigera bwibagirwa gushima no gushimira kandi yari akuze cyane ariko akora urwo rugendo ruruhije aza kundeba afatamo n'umwanzuro wo kuntwara. Ndibuka icyo gihe yantwaye mu cyitwa ababyeyi banje impande zose ni ukuvuga ababyeyi banje ni ukuvuga haba mama data mukaka sogokuru b'impande zose nta n'umwe wari uhari kandi njyewe no muri famiye mwacu ni ngaho sinagiraga na data wacu. Noneho icyo gihe aje kumfata anjyana hasigaye hari hasigaye mukaka ubyara mama niwe wari ukibaho wenyine. Noneho aranjyana ndabyibuka dufata urugendo tugera i Kalemi tumwe na twibuka uko twagiye tugenda kubera impamvu nabyibutse bimwe nuko nakuze buri gihe nyambaza Mushenge nkambaza se bya bintu nabonye cya gihe ni ukubera iki byabaye noneho ntabyumve kanyiyama kandi atari kwa mwana ubaza ibiki noneho ngakomeza mubaza utuntu twagiye tuba mbona ariko simenye ibyari impamvu byabaye. Bimwe mu byo najyaga mubaza njya nibuka igihe twageze i Kalemi ku buhamya nabutanze ubushize kubabashije kubwumva twageze i Kalemi twari kumwe n'abandi bagabo barimo n'abagabo bamwe b'iwacu mu Muhana bafite abana babo bafite n'abandi bamama bari bashoreranye nabo bagiye muri Kivu. Tugeze i Kalemi twurira ibato tuja mu bato indani mu kanya baravuga ngo ibato yuzuye irimo abantu benshi babagabanye abantu barasohoka b'abagabo baravuga ati noneho twurize abana n'abagore noneho twebwe abagabo dushaka dusigare ariko turagwane nuko abana burira twebwe tuzagenda biba ngombwa tuzafata inzira ya force bendera n'iriya za Rulimba duhuruke mu Minembwe ariko abana n'abadamu bose bagiye n'ibato. Muri icyo gihe batangira kuriza abana kandi urumvaga nanjye sinari mukuru nari umwana nyine mu bandi ariko ukaza ugasanga abagabo nabo baragwana no kuriza ababo waza bakakubwira ati banza urindire noneho kugeza aho
babagabo burije abana babo bose noneho njyewe na wa mukecuru n'undi mwana n'uwo mukecuru we yarahetse n'undi mwana uwo mukecuru wo mfite yarahetse umwana ashoreye naje kubera tuzanye turi babiri n'undi mwana kandi aho njya mbonera ko nari muto cyane nuko hari aho nageze muri urwo rugendo nkajya mbwira mushenge ngo niwe rwose umwana naje ampeke kuko byari ibihe bitoroshe nuko turagenda tugeze aho ngaho buriza abana bose babo buriza abadamu bandi bose noneho sanga sigaranye n'abo bagabo na mushenge n'umwana yarahetse noneho tubiba ngombwa ko tunyura mu nzira iriya nzira yindi y'amaguru n'imodoka tugenda n'imodoka tugera ahantu hasabwa ko tugenda n'amaguru dutangiye urugendo rw'amaguru kubera nyine mushenge yarananiwe nanjye sinari afite umwana ahetse afashe n'undi mwana hari n'imvura nyinshi no mu byo nibuka harimo twarimo tugenda tunyagirwa bari bafite byari ibintu bitoroshe noneho bigeze igihe babagabo tubura aho banyuze abagabo banyuze noneho umushenga agenda akurikirana ahantu inka zanyuze agera ahantu hamwe tubona ikiraro baramurangira kugeza tugeze i Murerwa-Ngombe nibuka twageze Murerwa-Ngombe tuba mu rugo rw'umugabo naje kumenya uwo ari we nyuma umugabo bita Sekaganda twamara ibyumweru bibiri mushenga agira ngo tubanze turuhuke tubone gukomeza tuja mu Minembwe turagenda tuzaguruka mu Minembwe ubuzima buhinduka nk'ubusanzwe noneho ikindi kintu ndanibuka cyambabaje cyane muri ubwo bwana bwanje gituma ngeze ahantu tangira kwibaza maze gutangira kugira ubwenge natangiye kujya mbaza Imana se Mana ni ukubera iki ese waranyanze unyangira mu nda kuki ibintu byiza byose nabaga ngiye kubona utampaga amahirwe yo kubibona kuki ababyeyi nagomba kubona utampaye amahirwe yo kubabona noneho aho byakomerekeje kurushaho nageze mu Minembwe nababwiye ko nageze mu Minembwe ngifite mukaka aba mu Gaseke nanje nashitse ku Kabingo yego urumva amahirwe yo kumubona yari yuzuye noneho ikibabaje cyane gikomerekeje cyane mukaka arapfa baragenda baramushingura bavuye kumushingura bambwira ko bavuye gushingura mukaka menya ko yapfuye bavuye kumushingura ibyo nabyo birambabaza ariko nyine icyo gihe nari kiri mutoya ari kurumva aho namenyeye ubwenge nyine byagiye bimbabaza kurushaho icyo gihe ngira ibihe byo kubabazwa n'Imana kubera nagize n'umugisha muri ubwo bwana buto cyane ndi muto cyane nahise ntangira kumva nkunda Imana mu buryo ntazi aho byatangiriye nibuka umunsi umwe nagiye mu mahombi genda mu mahombi nsanga harimo abantu barimo basenga sinamenya niba ari wo munsi nakiriye umwuka wera sinamenya icyambayeho ariko ninjira muri ayo mahombi numva sinimba ndatekereza ibyambayeho n'ibindi byose ariko muri je hamanuka ikintu kimeze nk'isararo y'amarira ukuntu ntabasha gukontorora ngo nyahagarike ku buryo narize muri icyo cyumba muri ayo mahombi nanirwa kwifata kandi twari mu mwijima ijoro rigenda guca muri ibyo bihe nagenda mu mahombi cyangwa nagenda najana n'abantu basenga kumva niho umunezero wanje wose uba ku buryo nanibuka ko hari igihe umwarimu wa Sunday school abarimu ba Sunday school bacu abantu batwigisha Sunday school nibuka ni mubyara banje bitarawi
ni umwe mu bantu batwigishije muri Sunday school na pasiteri Gatako. Ariko iyo basibaga muri Sunday school ku bantu bajya bambaza ngo ese watangiye kuvuga ubutumwa ryari, ni ukuvuga iyo babaga basibye wenda umwarimu akabura, jewe ntabwo nabangamirwaga, nabaga numva nk'aho bampaye amahirwe yo kuba ari ubwiriza abana, kandi bamwe nabwirizaga bari bose barandutaga, abenshi barandutaga. ngahita ntekinga over mugani w'abanyamerika, ngahita mfata agatuti nkaba nejeho ubwiriza abandi bana. Noneho ntangira kubaho muri ubwo buryo. Noneho muri iyo myaka nibwo bwa mbere Imana yatangiye kumvugaho. Ndanibuka umunsi wa mbere Imana imbwira bampanurira bwa mbere, nigaga mu mwaka wa 4 wa primaire. Nagiye nakurikiye abantu bagiye mu butayu, baranyiyama barankubita ngo ninsubireyo, ndanga ndabakurikira baranyiyama. Noneho ngeze igihe noneho kajya nihisha, kagenda mbakurikiye batarimo babona ko nabakurikiye. Bakarenga ngahinguka, nuko bagirenga handi ngakurikira. Noneho bageze igihe binjira mu kibira, iyo bakiye ngenda kurikira, bigera mu gicuku, bigeze mu gicuku ngera aho bari. Hageze tinya kubinjira mu nabwo turimo baranyica. Nguma hanze mu gihuru nyuma y'akazu barimo, nyuma y'ubutayu. Noneho ngeze igihe numva ibintu binyeregeta mu gihuru aho ngaho, tangira kugira ubwoba se inzoka zondira aha ngaha cyangwa udusheri, murabizi kandi tw'abana batinyaga cyane. Noneho ngeze igihe ndavuga ati ninjire nta kibazo, ndashaka abantu bankubite nta kibazo. Nuko ninjiye bamera nk'abakubiswe n'inkuba, nabo ntibumva ibintu bibaye. Noneho batangiye gusenga, batangira kumpanurira, bavuga ukuntu Imana izakora ibintu bikomeye mu buzima bwanje, nanjye sinari nzi ibyo bindi byari byo. Yego. Bukeye njana n'abandi bana mu butayu, tuvuye ku ishuri n'abana twenyine, turota tunyura ahantu tuja mu kibira ahantu kari akantu k'agakomero kabaga hagati yo ku Kabingo kwa Gasare na hariya kwa Muvunyi mu Bavugwa. Yego. Hari akantu k'agakomero kabaga n'akabira kabaga munsi y'umuhanda, bari munsi y'umuhanda nyine, munsi y'inzira, ariko haherereye ko hagati y'aho hantu hombi. Tuja muri ako kabira kari gahari, tugonda gusa ibihuru, turangije twicaramo indani, turatangira gusenga. Turasenga, dutangiye gusenga, tugeje mu gicuku, babana bose buzura umwuka wera, bafata za ya makaye yabo batangira kwandika amandiko. Jewe ntabwo nigeze nandika amandiko uwo munsi, ntabwo Imana yigeze yampapi. Abandi barandika, nje ndaho pe, haba n'ikintu na kimwe ukizemo kibwira ngo nandike. Ajya numva nyine meze nk'uwatakaye. Noneho umaze kwandika turaryama. Turyamye ndarota. Ndota mbona pasiteri Gatako aza ashitse aratubwira ngo nimuzane ngo basha ngo nimumpa amandiko mwanditse, turayamuha. Arangije arayasoma avuga ibiyarimo. Noneho ndangije kanguye abana mbabwiye ibintu yavuze, mbabwira n'ibyo yatubwiye ibyo ari byo, ibyo yasomye byose ndabibabwira. Icyo gihe twahise tunataha dushikira mu mahombi. Urakanya turi muri ya mahombi, pasiteri Gatako ahitaza aravuga ngo nimumpa amandiko mwanditse, turayamuha. Tuyamuha yarayasoma, ahita asoma bya bintu neza byose, yatavuyemo na kimwe, hatiyongereye na kimwe mu byo nari maze kubabwira yatubwiye. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Tangira kubona ibintu bidasanzwe, ibintu bikomeye, bimwe bikabivuga, ibindi bikanyobera, simbisobanukirwe. Nanibuka rimwe muri icyo gihe, muri uwo mwaka, ni nabwo nabonye ihishurirwa rikomeye, nari narayobewe ibyo ari byo, mara imyaka ntazi ibyo ari byo. Imana irisobanurira ejo bundi turi Buvira. Icyo gihe nabonye mvuye ku ishuri, mbona mvuye
kuri Esano ndamanuka ndenga aho bita kwa Mufunga nja kwinjira agakomero kari gahari ku bantu bahazi ubwo barimo baratabona aho ngeze ngiye kugera muri ako gakomero mpindukiye inyuma yanje mbona abagabo babiri bambaye imyenda yera yika ku birenge mbabonye numva ubwoba ndavuga se aba bantu babiri bandi inyuma kandi ntazi abari bo ndi jenyine ndavuga ati reka niruke batamfata kubera nari ngiye kwinjira mu gakomero namuvuga ati reka ninjiremo nama niruka ntibambone noneho ndiruka kurya nateye intambwe nka zibiri nama mbabona imbere yanje mbabonye imbere yanje nanigwa kugenda nanigwa ndahagarara kurya mpagaze sinahagaze ku bushake ndahagaze nk'umuntu uboshe nk'umuntu udashobora udafite uburyo yogenda udafite n'uburyo asubira inyuma amaboko yanje ndayarambura nanigwa kuyamanura umwe muri bo araza afungura amapeso y'ishati yanje amato afungura amato y'ishati yanje yose arayitsa arangije akora mu ikanzu rye harimo igifunguzo kirekire cyane gisumba ikiganza arangije aragifata ahita agikubita mu gatuza kanje kugira gikubisemo cyangwa cyinjira cyose ugafungure igice kimwe kigenda ukwacyo ikindi kigenda ukwacyo namamera nk'umuntu basatuye bakamutandukanya like mu gatuza barahasatura baratandukanya agace kamwe kugenda ukwaka kandi kwako nkajya ndeba mu nda yanje ariko nkareba amaboko arambuye atabasha kugaruka noneho kujya ndimo ndarebamwo wa muntu afata ikintu mbona azanye ikiganza cye k'ikintu kimatirijeho akirambikamo n'ikiganza cyose kinjiza muri mu nda yaje kuyakijije mfite ubwoba bwinshi cyane arangije akuyeyo akuraho ikiganza gusa afashe ku gatuza kanje karaterana cya kintu yari afite ku kiganza ntiyakigarukana noneho ndangije ngira ubwoba bwinshi cyane muri ako kanya mpita nkanguka kurya nkangutse mfashe ku gituza cyanje nsanga hahuye noneho icyo kintu kirambuye ni ukuvuga ubuzima bwanje bwose kuva iyo tariki niga muri primaire kugeza niga muri kaminuza nta munsi n'umwe narageze mu materaniro ntari butibuka iyo nzozi nta munsi n'umwe nanezerewe iyo shusho itagarutse ni ukuvuga uko nanezerwaga iyo shusho yaragarukaga uko ninjiraga mu rusengero iyo shusho yaragarukaga kibaza ibi bintu ni ibiki ikindi kintu cyabaye ndaza kubabwira gatoya ibisobanuro byacu nyuma ndaza kubingera ndimo numva ngira ngo noneho nagerageje nibutse kugenda buhoro buhoro babishoboye noneho ntabwo namushimwe noneho bukeye undi munsi ikindi kintu cyabaye nibuka nararyamye mbona mpagaze hejuru y'imva mbona mukuru wanje nakurikiraga bwa kabiri aje aguruka yambaye imyenda yera aguruka araza arimo aguruka nk'inyoni cy'igisiga araza agera hejuru yanje nkaho nakamufasheho ntiyanyemerera kumufataho arampepera n'amaboko yombi arampepera n'amaboko yombi arangije aragenda cyo byumva yari muri jura naje ndi mu minembwe noneho ambepera aragenda naje nsigara mpagaze harya mu kanya naje ndicura nicuye amagara mushenge bukeye ndamubwira ati narose mpagaze hejuru y'imva mbona mukuru wanje aje aguruka nk'igisiga kandi yambaye imyenda yera asa neza cyane
angeze hejuru ngiye kumufataho ntiyanyemerera ko mufataho, arampepeya arongera aragenda. yego Mushenge arambwira ariko wa mwana w'ibintu ujya uvuga ntiwusanga ari uko yabaye. Hashize ibyumweru bikeya batumenyesha ko yapfuye. Batumenyesha ko yapfuye, ariko nyine icyo gihe nari mfite ibyiringiro birenze ibisobanuro nabaha, ku buryo nabwiye Mushenge ndamubwira ati niba yarapfuye se none hari ikibazo, kubera niba yarapfuye numva nta kibazo na kimwe gihari, kubera ko natwe ubwacu ntabwo turabinaha gusa. yego ino si iwacu, twese tuzogenda, kandi aho tugenda niho heza. Mwandikira ibyanditswe byinshi, ndagenda mfata Bibiliya mwandikira ibyanditswe, tugenda ngira ngo ndarimo ndangiza umwaka wa 5 wa primaire. Ndamuhumuriza ndamubwira uhumure rwose utuze ugira amahoro, Imana niba yaramutwaye nyine yaragiye. Nuko arimo niyama ngo simbivuge ibyo bintu ndimo ndavuga ngo wasanga umva nyine byabaga bimurenze imbaraga zo kubyakira. yego Nuko mbaho mu buzima busa nkaho butoroshe, ariko nyine bw'abantu bose hariya. Buriya abana b'imfubyi hari n'ibintu bimwe tujya twita akarengane, mu by'ukuri tumeze nk'abatararenganye, kubera icyo kintu ndagira ngo abantu bose bacumve bari hano. Umuntu wese urera imfubyi agomba kukimenya, akamenya uko yihangana, kubera ko imfubyi tuba twarabuze ikintu mutobona ngo mukiduhe. ni ukuri. Ni ukuvuga rero warangiza wabona wangaburiye, wabona ntanezerewe, ukibaza icyo bituma ntanezerwa kandi wangaburiye. Mu by'ukuri mu byo nabuze ntiharimo ibintu, icyo nabuze kandi nacyo ntacyo ufite. Ni ukuvuga ugomba kunyihanganira uko ushoboye kose, kubera ko mu by'ukuri icyo nkenye ntugifite, kandi ntiwokibona, ntiwokwicara aho hantu ngo hakwigwe. Ni ukuvuga ntiwokwicara mu cyo mbura ngo hakwigwe uhuzure ku buryo umutima waje wonyurwa. Ni ukuvuga muri makeya hari abaturenganya n'ibyo, ariko kandi hari n'abatubwirira neza ariko bakabona nta munezero tugira, bakibaza impamvu tutajya tunezerwa kandi batubwirira neza. Nta kindi gitangaza kiba cyarabaye mwa babyeyi mwe mubyumve kandi mubizirikane. Igitangaza kiba cyarabaye ni uko icyo mba narabuze kirenze icyo ushobora kumva. yego ni ukuri. Kwicara mu mwanya w'umubyeyi w'umuntu ngo ube nyina ngo bimukundire, wakora inshingano zose za kibyeyi, ariko tiwosimbura izina rya mama we cyangwa mama we, wakwigwe ku buryo umutima w'umwana we ubunyuzwe kuri kumwe na mama we. Rero igihe cyose mubona abana b'imfubyi bigunga, batanyurwa, bameze nk'abatanyurwa, bameze nk'abatanezerwa, bameze nk'abadanyuzwe, mujye mwibuka ko icyo babura mutagifite. yego ni ukuri. Iyo ni inama imwe nahita ntanga ngeze. Mujye mubizirikana ibyo bintu, mumenye ngo ni ukuri ikintu n'umwana abura ntacyo mfite rwose. Kandi umuganirize nk'umuntu ubizi nyine ko nta gitangaza cyabaye niba atarimo yumva, nta gitangaza cyabaye niba atarimo kunyurwa, nta gitangaza cyabaye, ni ibisanzwe, nuko icyabura utagifite. nuko mbaho muri ubwo buzima bukunda Imana ariko bunezerewe gake, buhabwa hafi y'ibintu byose. Urumva nyirasenge w'umuntu ni umuntu ukomeye, ikintu ataguha nicyo adafite, nta kintu yakwima afite. Mu gihe bajya bavuga ngo ukunda n'inyogosenge, jewe ndabyemera kabisa. Ngira ngo kubera icyo ngicyo, kubera Mushenge kugeza n'uyu munsi ndanumva nkunda kuvuga wagejeje gusa abagabo babo, sinzi amenye ikintu cyambaye kubera Mushenge.
umuntu ajya ngo ni umukobwa w'umunyabyinshi nkama numva birarangiye kumukunda ntakeneye nkabwira ibindi byinshi ngo ni umunyabyinshi w'umuki sima bikeneye ibyo mpamvu numva urimo uratasha ufite umwanya w'ubusa kubera yuko byamaze kunyinjiramo kubera nyine ngira ngo kubera narezwe n'umukobwa w'abanyabyinshi byarijiye mu bwonko birampindura nanjye sinyamenye uko byikoze kubera nyine kubera iyo neza ye so mbaho muri ubwo buryo bwo kunezerwa mu rusengero ahandi nkumva nkaho ntanezerewe cyane nize mu buzima bw'ubukene amakaye ari makeya mu minembwe murabizi ubuzima bwaho bwabaga ari ubuzima buremereye rimwe na rimwe bugoye buruhije ariko Imana inkorera ikindi gitangaza gikomeye iragenda ingira umuhanga ku ishuri noneho muri kwa kuba umuhanga ku ishuri nkagenda ngira amahirwe abandi bana batagize nibuka rimwe nigeze sinzanibagirwa ako kantu nigeze kuvuga amasiroga ku kabingo kuri Esano bashatse umuntu yigisha mu wa gatandatu arabura bose barananirwa bajya mu wa gatanu habura umuntu wabishobora ngo baze mu wa kane ndabishobora ndahaguruka ndabyigisha ngo byigishe ibintu baratangara ajya nibuka icyo gihe umwarimu bita Rukatura kugira ngo abanyeshuri bambone byasabye ko yicara ku bitugu byiwe nari ndi mutoya n'undi nakagufi cyane so agicaza ku bitugu bye akaba ariho nigisha abanyeshuri nicaye noneho maze kubigisha ntangira kuyavuga umunsi umwe ndimo ndayavuga hacaho umudiregiteri bita Tadeyo hagera ukabingo ku bantu bahazi ngira ngo baramwibuka Tadeyo yari Tadeyo yari umudiregiteri w'ishuri rya segonderi ryo ku Rurundi yari prefe wo kwigisha babitaga ba prefe yari prefe Tadeyo Ruseruka yes arahanyura asanga ndimo ndayavuga arishimye inyuma amaze kunezerwa ampa amafaranga Imana ishimwe rero ukuntu yanganaga ariko icyo nanibuka ni kimwe nuko nagiyengura agakabutura n'agapira kako twazaga dufatanya turi mu tunyuzi tudufashe ku bantu batwibuka ngura n'agakweto bita gakigana si ibintu iryo joro sinigeze ndyama narimo numva narambiwe nuko guca nje ku ishuri nambaye agakweto gashasha n'akabutura n'agapira bisa noneho ubuzima nkagenda ngira ayo mahirwe adasanzwe nyine avuye ku bintu Imana igenda igakora nyine kubera iyo yamenye ngira ngo ubushobozi ari bukeya idevelopinga ubushobozi ahandi ikindi kintu nize nyuma y'igihe kirekire ni uko hari igihe ibintu bikwizingiraho ukabwira ngo Imana irakwanga nabimenye umunsi Imana inyigisha ijambo riri muri Zaburi 106 106 niba ntibeshe rivuga ngo ahamagara inzara ngo itere mu gihugu avuna inkoni yose bishingikirije ngo ariyo mutsima wabo ituma umugabo wo kubabanziriza ngo ari we Yosefu waguriwe kuba imbata babarisha ibirenge by'iminyururu bamushyiraho ibyuma ikavuga ngo tugeze aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye isezerano rye ryaramugeragezaga hari igihe umuntu aba ageragezwa n'isezerano akagira ngo ni abantu bamwanga ni abantu batakwitaho kubera ko Imana yaguteganyirije kuzavuga igihe kirekire hari igihe kuza mu butayu uzaguha ubuhamya uzavuga nawe igihe kirekire nigeze kujya ahantu kuvuga ubutumwa ngo nshike aho meze nk'usimbutse ngo nshike mvuga ubutumwa
ngiye kuvuga ubutumwa Mwuka Wera ambwira ngo mvuge ubuhamya nk'uko ndimo ndabuvuga mvuga amateka yanje ibyo nanyuzemo ibyo nabonye ibyo ntabonye ibyo nabuze ubuzima bubi nanyuzemo ndabuvuga bwose ngo nsoze mpamagara hakizwa abana 58 bakira Yesu nk'umwana n'umukiza wabo ku ishuri rya Kiziguro. Ni nawo munsi wa mbere mu mateka yanje ngira ngo nta n'undi nanabikoraho ni uwo munsi wonyine naharuye abakijijwe. Ni nawo munsi wa mbere mu mateka yanje yose yo kubaho nashimye Imana ko nabaye imfubyi. Imana ishimwe. Narageze avuga ati niba ubupfubyi bwanje bushobora kuvamo impamvu yazura abana 58 iyo nzaba imfubyi nari kuba cyari kuba ari ikibazo cyabaye. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ibintu umuntu ahura nabyo bishobora kubyara ikindi kintu utari waratekereje kuko Imana si igipfu. Imana ntijya yibesha. Imana ntigira ubwenge bukeya. Imana ntiyo guha ubwenge ngibisigare gutyo. Imana ntiyo kubumba ibumba yabumbye rigira ubwenge kuyirusha. Ni ukuvuga nta kintu nta na hamwe ubwenge bw'ibumba bworusha imitekerereze y'umubumbyi. Kandi kuko inkoni imeze imbere y'umubumbyi niko ubushobozi bw'umuntu bungana imbere y'Imana. Yego ni ukuri. Ni ukuvuga ibintu byose Imana ikora biri mu bwenge. Nubwo ubona hari ikintu ubona ikoze ukabona nticyumvikana kuko ujya ubona Imana ikabitwara nk'umwana umwe w'ikinege. Ibi bintu koko Imana yo ibikora ibi bintu ni gute Imana yotekereza ko ikintu kibi kingana gutya. Ndakubwiza ukuri nta kintu na kimwe Imana igikora kiri nk'amafuti. Ishobora uwo mukuru wanje mbere y'uko apfa ngo yaranezerewe mu materaniro arahanura aravuga ngo mbega umusore ngurusha abandi basora amahirwe ngo Imana imurinze amakuba yenda kuzatera mu isi n'Imana iramuhishe. None we avuga urumva we umunezero uramwishe ko Imana imuhishe ariko ubuzima bwe buri mu bivuga ko dusigara tuboroga kubera tumubuze. Kubera iki Imana imurokoye ni ikizi ibindi rimwe tuzobimenyera mu ijuru kubera mu isi ntabwo twapfa kubimenya byose. Kubera tuzamenya Imana ikorera ibyo ikora. Mbaho muri ubwo buryo butoroshe ariko Imana igenda ikora ibitangaza. Nibuka rimwe nigeze kwiga ngeze mu mwaka wanje wa mbere wa segonderi nawize ku bigo bine mu mwaka umwe. Icyo nacyo ni ikindi gitangaza ntararibagirwa. Kandi icyo gihe abantu bo kumfasha bari buzuye. Abantu bashobora kumfasha ngafokasinga ku kintu kimwe kiga hamwe bigakunda bari buzuye pe. Mushege yari umukecuru nawe ufite ubushobozi bukeya ufite urukundo rwinshi. Noneho gerageza kwiyambaza abandi bantu dufitanye amasano ya bugufi abanyabyinshi n'abasita bose ntako utagize. Ariko igitangaza cyabaye nibuka nuko icyo ndibuka narimo niga ku Moni baranyirukana ntegereza ifaranga ndazibura burundu. Ndagenda inja ko Banyarusuku. Noneho ibona gize ibyago ishuri abari ryo rigira greve umwaka wose upfusa nako rihagarika kwiga. Noneho banyohereza Bubende. Ndagenda nja kwiga kuri Nyagisozi taha mu bivumu kwa data wacu witwa Koroneliyo. Yego. Ni naho mukuru wanje yasanze asubiza muri Jura. Uwo mwaka murangiriza kuri Rupande Ikizingo.
nahageze mu gihembwe cya nyuma ariko ndagikora ndagitsinda. Murumva namwe kugira ngo umunyeshuri yige ku mashuri ane mu mwaka umwe ukuntu ibyo bintu biba bidasanzwe. So ubwo buzima ndabubona buremereye butoroshe ariko mbona ineza y'Imana. Ikindi kintu nifuje kubabwira nabonye cy'igitangaza wenda kiza kuduha inyigisho nziza. Nibuka rimwe twigeze kuja mu kiraro n'abandi bana cyo nasubiye inyuma gatoya nigaga mu gatanu. tuja mu biraro ahantu bita kuri Kirisi. Turi mu kiraro ubundi nari gatoya cyane akana gato ngira ngo ikintu nagiraga kinini wari umutwe gusa. Ibintu byose ibiro byaje ni nkaho ntabyari bagaho ntabyo pe ntabyo ni nkaho byari ntabyo kabisa. Noneho turi mu kiraro bukeye abantu twari kumwe nabo mu kiraro bantuma kujya gushaka imyumbati. Ngenda ahantu twari twegereye ahantu bita kwa Mutupeke niho twajyaga tugura imyumbati. Yego. Ndagenda njayo. Ubu nibwo njya nibaza se uriya munsi ni ukubera iki bari banyohereje njyenyine. Nanjye ndimubimbaze sinzi impamvu. Ndagenda njayo ngere mu rutoki ari pasi. Nihangane bari umuntu yarampamagariyemwo arakupa. Nsanga umugabo w'umubembe arimo atega imitego. Arambwira ngo nihangane ngo muhe amata ngo ampe imyumbati ngo kubera ari umbonye mbere ngo abandi bantu bataja gutwara amata kandi ari ukubonye mbere. Ari umbonye mbere. Sorry. Uno muntu arimo arasakuza bikomeye. Nuko noneho numva ngize ubwoba ndavuga se uyu mugabo ntegerereje muri uru rutoki yongirira nabi. Noneho ndavuga reka niruke ansange byibuze mu muhanda. Noneho ngo mbona atarimo ndeba nama niruka ngera mu muhanda. Kujya ngeze mu muhanda nawe ahita aza mbona nawe ari inyuma yanjye ningaho nawe yaje yiruka. Arangije anyereka akazu kari kitaruye izindi nzu. Noneho arambwira ngo niko karimo imyumbati. None ninze cyari iki kizu kitaranuzura neza ngo ninze ampe imyumbati muhamata. So turagenda kubera ari we wari wabimbwiye mbere. Turajana nawe ngaje kumva imyumbati. Tugeze mu muryango w'inzu wa mugabo naho tugenda inca umugabo wari hejuru y'inzu asakara. Bari babiri umwe ari hejuru undi ari hasi arimo muterera ibyatsi asakara. Noneho tugera kuri iyo nzu ngo tugere kuri ya nzu wa mugabo yamasunikira mu nzu aje inyuma yanje. Kujya agiye inyuma yanje ahita afata yari afite imvugo iteresha n'ukuboko bitaga ngo nisikuzagiza. Arayifata aja kuyitera. Agiye kuyitera nkamamugwa mu nda nyine nk'umwana. Noneho kujya mufashe mvuze induru ahita afata ya mbuga itayishinga hasi. Aramfata neza aranterura anyicara ku maguru afata amaboko yanje ayapfukamaho. Ashingura ya mbuga itahayishinze. Ajya kunsogota no nta kintu mfite cyo kwiyama mu kuvuga umutwe niwo narimo gukomeza gukubita hasi gusa. Kurya
kurya ayiteruye wa mugabo wari musakara yumvise mvuze induru aza yiruka kurya ateruye yambugita wa mugabo ahita afatira ukuboko inyuma ishimwe ndahava ikimwe nibuka mpavuye navuye aho ngaho ngiye gutaha amata ahita ameneka nari mfite noneho umugore umwe w'umushefu waho ahita ampa imyumbati y'ubusa arangije arambwira ngo wa mugabo wari ugiye kunyica ngo bahuye nawe kubera byahise bimindura aho mu muhanda wose bavuga ko bamubonye muri rwa rutoki nanyuzemo ngo agiye kuntegayo noneho wa mugore ampa abana biwe babiri ngo bamperekeze banyuze mu yindi nzira bampurutse ku kiraro buriya abantu bose ni nayo mpamvu kugeza uno munsi njyewe ntajya nemezanya n'umuntu uvuga ujeneraliza ukavuga ngo ababende ni abagome abapfurero ni abagome abanyamurenge ni abagome abatwa ni abagome abahutu ni abagome ibyo bintu byose ni ibinyoma nta na kimwe cy'ukuri kibamo ni ukuri kuko nta bwoko bw'abagome bubaho nta n'ubwoko bw'abeza bubaho buri bwoko bugira abagome bukagira n'abeza iyo ubivuze rwose igihe uzabivuga cyose uzamenye kuko icyaha cyo kubesha kuvuga ngo ababembe ni abagome ni ikinyoma nko kubesha ko abanyamurenge bose ari abagome ari beza cyangwa ari abagome ni ukuvuga muri makeya ububesha kujeneraliza kose ni ikinyoma ako nako tukibuke uwo mugore ampa imyumbati ntaguze ampa abana be banyuza ahantu mu ishyamba kure ngo bampurutse ku kiraro batanyica baramperekeza baranjana kandi nabo bari abana sinzi impamvu nabo ntibari abantu bakuru ariko nyine kubera bari babiri arabampa ngo bamperekeze ndanibuka icyo gihe nakubitanye n'umugabo bitaga Fiena mwene wacu ba muri Dallas icyo gihe ndanibuka ariwe muntu wa mbere nabonye ndamubwira ibimbayeho nigeze kumubaza niba ndabyibuka ibyo bintu kubera icyo kintu izina rye ryama risigara muri jewe sinyangyibagirwa n'akazu n'inzu namusanzemo n'ubundi ndabivuga ndahita nibuka ahantu namusanze yego noneho bihita biba induru abantu bose bari mu biraro hariya hose barabimenya ko byabaye ibyo ngibyo kandi noneho icyo gihe hari harabaye imishyikirano bavuga ngo ibintu byabaye inganji ntibemere ko bigera mu mine ntibemere ko bigera aho hakuno ya Rombwe noneho induru ziravuga abantu baravuga ati ibintu bibaye bibi rero ubwo bigenze gutya ducura abana bose yego noneho abantu bacura abana bose ku kiraro cyacu twari abana benshi cyane abagabo bari bahari bicara hasi baravuga ngo bacura abana bose baracura abana bose basigaza umwe uwo mwana umwe bafashe umwanzuro wo gusigaza abajewe icyo ni kimwe mu bintu njya mbwira abantu bajya bazirikana mu by'ukuri hari igihe abantu bakora ibintu ukibaza niba basigaranye iki hagati y'ubukristo n'ubumuntu ukabona ko byombi bisa nkaho nta na kimwe bafite yego ukabona nta bukristo nta bufura nta bumuntu imfubyi zijya zibona ibintu biteye ubwoba bibaho we ukuri bamwe muri abo bana bari bakuru kurije cyane barabacura abandi banganaga nanjye barabacura abari bato kurije barabacura noneho abo bose batashe kubera ko bampushije njyewe kunyica nije wabonye inkota hejuru yanje nije mpamvu ituma bahunga yego ariko nje wahahamutse abarije basigara mu kiraro sigara ngo bamare kunsigaza mu kiraro babagabo bakaragirana ibintu abana bashoboraga gukora nkava habaga ahantu hamwe bajyaga bajyana inyana aho inka zashokeraga niho n'inyana zashokeraga ugasanga habaga amavomo makeya cyane hari ahantu twagendaga tukajya kuri Rombwe twese kuri Rombwe ni ahantu ku bahazi ni mu Rubonja neza umwana wo mu Rubonja wabaga hakurya twe turi hakuno yego
noneho nkagendayo nkajyanayo inyana nkazishora nkagaruka ngakora bya bintu byose. Icyo kintu ni kimwe mu bintu by'ubuhemu navuga nabonye byandemerereye by'ubuhemu nibuka ubundi buhemu bwose nigeze mbona. Noneho icyo gihe niho nongeye kubona icyo bita ubupfubyi. Mbona ubupfubyi kweri kweri n'amaso y'umubiri. Noneho icyo gihe mbaho iminsi mikeya, bukeye umunsi umwe nagiye gushora inyana ura n'umugabo. Uwo mugabo arambaza se cyane, wowe umwana batubwiye ko bahushije kwica? Ati ni jewe. Arambaza se sinubisha bavuga ko abana mwatashe? Ndamubwira ati yego baratashe ariko nje nasigaye. Wasigaye gute? Ndamubwira ko nasigaye naje simbizi impamvu. Wa mugabo ararira. Cyo kimaze ndakibuka. Umugabo mbona kababara ararira kubera azi ko umugabo ashaka kuba yarazi ko n'imfubyi. Yego. None wa mugabo niwe wantorokesheje. Sanga mushenge neza 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 ngo wahamutse. Ashaka kuza kunshaka, kuza kunkurayo kubera nyine agahinda yagize bamubwi abonye abandi bana bashitse, yamenye ko bamfushije kunyica, amakuru yarashitse, amenya ko yumva abana batashe, abonye abana bashitse bamwe bamubwira ko nje nasigaye. Neza yamaba nk'umusazi. None wa mugabo aza kuntorokesha, njana n'abana abana bo ku kiraro cyabo batashe mu minembwe. Ariko ikijya kibabaza kugeza ubu ngubu nuko umugabo ntabwibuka. Sinyanibuka na gatoya. Nuko icyo ngicyo ndakibona mu by'ukuri nagira ngo mbwire abantu niba twarakijijwe tujye dukora ibyo abantu bakijijwe. Kubera hari igihe abantu bakora ibintu by'ubuhemu navuga bw'indengakamere. Yego. Kareba umwana utibuke ko ari umwana, ukoresha umwana ibintu utibuke ko ari umwana pe. Cyangwa ukabona waprofita umwana w'imfubyi uri mu wawe akaba ari umutetsi w'abana bawe kandi abana bawe bangana n'abiwe, bangana n'uwo mwana nako. Ugasanga uwo mwana niwe urimo urakoresha ibintu bitabaho. Ugasanga uwo mwana niwe wahinduye uzogeje kubamesera. Ugasanga uwo mwana ntabwo wibuka ko ari umwana, ukamubona abana bawe bakamubicara nkaho ukamubagira nkaho debedere k'abatazi ibyo bakora. Uwo mwana akaba ari gushinga ibintu byose. Ibyo bintu ni ubuhemu. Nagira ngo mbwire abantu bose bari hano mu by'ukuri batwumva tuzajya tubyirinda. Sinzigira amasaha yanjye bampaye yashize. Sinzi uko turi bubigenze ariko nabonye gukomera kw'Imana. Reka nkoreshe iminota 10 isigaye cyangwa iminota 10 cyangwa muyimpe nyiyongereho. Turaguha ipasi. 10 wenda isigaye kugeza na 30. Asante. Urakoze cyane mwenda tayama Imana iguhe umugisha mwinshi. Asante rwose urakoze. Nuko mbaho mu bintu bidasanzwe ariko none muri ubwo buzima bwose umutima wanje noneho icyo gihe wari umaze kugira ubuzima bw'umunezero kubera kwizera Imana no kuyimenya. Nahoraga umutima wanje ubuzima bwanje bw'indani bwabaga bumeze nk'umuntu mukuru. Sinari ndiyizi nk'umwana. Ubuzima bwanje bwose bw'umwuka numvaga ndi umuntu munini mfite ibyiringiro birenze urugero, utegereje Imana, utegereje imirimo ikomeye y'Imana kandi utayifiteho akantu ko gushidikanya. Yego ni ukuri. Nuko ndagenda banjana basubiza muri byura mbana n'abavandimwe banje, ubuzima bumera nk'aho bubaye bwiza. Nabwo tubana igihe gitoya bitangaruka nja ku ishuri mu Rwanda. Ngeze mu ishuri mu Rwanda icyo gihe nari kwa mukuru wanje kuri Pasiteri Rurinda.
yazanye mukuru wanje wundi wari umurwayi kuba muzi yaragwariye Indera. Bukeye aza gutoroka ibitaro by'Indera biba ikibazo bisaba ko Rulinda amusubiza muri Byura wakazagaruka kubera umuryango wa Rulinda wari Kigali wari Kibungo. Amugejeje muri Byura biba ngombwa ntibamwemerera ko amusiga ngo agaruke, baramubwira ati aho mugomba kugaruka ni wowe mukuru, ni wowe ugomba kumurera, so ntabwo waguma mu Rwanda ugarure mukuru wacu hano, ugomba kugaruka twese tukamurera n'ahandi. Noneho biba ngombwa ko bohereza Marehemu Gitaratara ngira ngo bamwe baramuzi, aza kudukura mu Rwanda. Ageze mu Rwanda asanga ngejeje umwaka w'ishuri hagati, ahamagara umuryango arawusaba ko bazanyitaho, noneho we akajana abandi, atwara abandi, nje ndasigara ndi umuntu uri ku ishuri uzotaha muri famiye. Ariko nyine ni ngaho ntari mfite nk'umuntu uri specific ngo naka niwe responsable wanje, kandi nari wa muntu udashobora kuvuga ibibazo afite, kubera kera ndibuka ubuzima bwaje bwose bw'upfungira ikintu kimwe ntavuze, nuko ni ngaho ntari nzi igihe n'abaganje nyine ntarimo kurira, kandi ni ngaho ntazi n'ahantu na hamwe n'abagandira abantu bambona ese mu rusengero. Niyo wankubitaga washobora kunkubita ukanyica, ariko sinashoboraga kurira urimo nkubita, byakundaga. Ariko igihe cyose nabaga nije nyine, nta gihe na kimwe nabaga nije nyine ntarimo kurira. So icyo gihe arabatwara, ndasigara ku ishuri. Bukeye umunsi no ku ishuri bantuma amafaranga 300. Iki ni kimwe mu bitangaza birenze urugero ntaya nibagirwa. Bantuma amafaranga 300 y'amanyarwanda yanganaga n'urudolari rumwe cyo gihe. Yego. Bayantumye nibaza uwo ngiye kuyaka sinamumenya. Noneho kandi ndi ku ishuri, itike yonyine yo kunzana iyo nje kuyasaba yarutaga ayo mafaranga. Yego. Noneho mfata umugambi wo kujya kuyasengera, nje ahantu mu ishyamba ry'inturusu ry'ahantu bita muri Rukira Ikibungo. Ni nk'Imana nk'Ipetruwasa, nirirwayo niyirije ubusa ningingamana Truwasa w'Amana we, Magarata tuw'Amana we, kora igitangazo Petruwasa Mana we. Ndasenga ngo mare gusenga, nja muri dortoir ntora amakayi nja kwiga. Bwari bwije nka saa 11 z'umugoroba. Yego. Ndi mu nzira nja muri classe kwiga, ijwi ry'Imana rinsanga mu nzira rirambwira ngo mwungeri, nditaba ngo karame, hagarara. Ndahagarara. Rirambwira ngo uramburiwe kayo twite, ndayirambura mbona impapuro zayo. Irambwira ngo ninkureho ikijaraga nashizeho, none arayifunitse n'imvaho nje. Ndambuye kuvertire yayo cyangwa ikijaraga. Yego. Ngifunguye nsangamo Truwasa. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ni ukuvuga ayo mafaranga 300 mu mafaranga nzobona nayo nabonye, ayo mafaranga 300 yambereye ikintu kitabaho. Nja nibaza iyo yavuye simbyumve. Imana ishimwe. Nja nibaza ukuntu Imana yaremye yashira mu kijarada. Bikantangaza. Niyo mpamvu ubuzima bwanje n'uyu munsi njya mbwira abantu Imana ntabwo ari cyahoze cyitwa rurema. Na n'uyu munsi ifite imbaraga zirema mu busa ibintu bigafatika. Nukuri Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Truwasa ndabyibuka uwo munsi narimo ndasasa umwana w'inshuti yanjye muri Samuel Nduwayezu. Kaja mubwira ati umenya mba nasengeye ngasenga ngasagura y'icyayi. Imana we. Kuko njya nibuka icyo gihe ari igihe nagiye ku ishuri, ngenda ku ishuri nta makayi. Icyo gihe urumva umwaka narawurangije ngo nje gutangira uwundi mbura uburyo nsubira ku ishuri. Ngerageza gushakisha ubushobozi, bambwira ko budahari, ndicara siniga. Igihe nicaye mara igihe kirekire ntiga,
ni birebire bimwe ndanabisimbuka kubera impamvu zanje bwite. Ndicara Fidika noneho maze kwicara umunsi umwe ndabyibuka mu rukerera nari ndyamye mu rugo mbwira Imana ngo Mana mbabajwe n'iminsi namaze njya gushima nzi ngo wowe ujye unyigisha nawe kumva atari wowe. Kubera sinari nzi ko bakuru banje bakuruta ko n'Imana nabwiraga gutyo. Kubera ko igihe bakuru banje nari kumwe nabo narigaga, ariko igihe badahari wowe uhari muri make ntacyo maze badahari. Kuko ku bantu babyumva ibyo bintu byumvikana, ibintu bimakinga sense, byumvikana neza. Niba narigaga bahari baba badahari Imana ganti yajanye nabo yari hariyo. Kandi ndabiga ati none ikimbabaje cyane ni iminsi namaze nzankaga nshima wowe nzi ngo ni wowe. Sishimye bakuru banje naga mushima wowe nzi ngo ni wowe ujye ubikora nawe kumesi wowe. Kuko yaza kuba wowe ari wowe ujye ubikora n'ubu bari kubikora. Yego ni ukuri. Muri ako kanya muri icyo cyumba ijwi ry'Imana riramanuka rirambwira ngo haguruka uje ku ishuri. Imana ishimwe. Kandi igihembwe kimwe cyari gishize. Imana ishimwe. Bari mu gihembwe cya kabiri. Sanda. Ndabyuka nsezera abantu babwira ko nzogenda ku ishuri. Genda nsezera abantu babwira nzogenda ku ishuri. Noneho ariko mu kubasezera rwose ngira ngo ntiharimo ntigwara urukundo rwonyine, harimo no kugira ngo abantu nibataha ufite makeya yansanire zabone uko nzabone itike ijana. Kibabyibuka baramperekeza bamwe, abandi baransezera, abandi bambwira nyine ko ngiye mu gihe kibi nta faranga bafite. Ngiye kwisanga nisanga n'igikapu kirimo imyenda y'umwaka washize, kirimo amakayi yuzuye y'umwaka washize. Ndi mu muhanda ija Nyabugogo nta faranga z'itike. Ndagenda ngera Nyabugogo ngo mpagere ngicinjira muri gare mbona imodoka yari igiye Kibungo ya mbere irimo abanyeshuri twiganye. Bamwe ngo bambone bavuza induru, tese Felix bite ishuri warahebye kutaza ku ishuri. Ndababwira ngo ndimo ndaza. Umwana bita Abdul Karim siniharerera Imana Habyarimana yari ari muri iyo modoka, yari n'umwisilamu twiganye. Yego. Ngo ambone avuza induru kugira yivugize induru, arambwira ngo niruke nze kugira ndimo ndiruka imodoka isohoka habagamo ibinogo muri Nyabugogo. Kugira birasohoka niruka inyuma aterera amafaranga 1000 y'amanyarwanda yanganaga n'itike inkura Nyabugogo ikangeza mu kigo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Nurira imodoka ndagenda mu kigo. Mushike mu kigo ngenda ahantu nsaba ibyangombwa barabimpa byo kwiga cy'ishuri cy'imfubyi. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ubuzima burakomeza. Cyo gitangaza nakibona cy'Imana. Yego. Ngana ku musozo mbona gukomera kw'Imana. Imana ishimwe. Bukeye Imana nicyo gihe muri byo bihe bisa gutyo Imana igenda imbwira ko izankoresha imirimo ikomeye, nzajya kuvuga ubutumwa mu mahanga. Kabeze ibyo bintu bizoba gute, bizoba ryari, bizoca hehe, mu bintu bitashoboraga kumvikana. Ariko mu gihe gikwiriye cy'Imana irabikora. Ibikora mu buryo bw'igitangaza. Kubakurikiye buriya buhamya muzabibona, wenda singifite umwanya muremure wo kubisobanura. Imana yari yarambwiye ngo nzoza mu mahanga binyuze ku mugabo w'uruhara, kandi uwo mugabo w'uruhara tuzahurira ku kibuga cy'indege, kandi umunsi nabonye uwo mugabo w'uruhara nzahita nsezera. Imana ishimwe. Intumaho umuntu bita Dawudi wa Muhenga avuye ruguru mu Minembwe, atumwe n'umuntu bita Munyakazi, asanga ibuvira muri Demaraki. Arambwira ngo Munyakazi yamubwiye ngo narambura ikiganza ngo arakirambura. Aramubwira ngo uru ni urwandiko rw'umusore bita Mwungeri w'Abanyabyinshi.
ugende uzamubwire ngo wakoze urugendo barakugarura uriheba. icya mbere ndagukunda. Imana ishimwe. Uzagenda kandi uzagenda binyuze ku mugabo w'uruhara muzahora ku gatsindege. icyo gihe ibyo bintu Imana yari ibivuga inshuro nyinshi kubera ikintu kimwe cyambayeho. Nari ngiye kuja mu mahanga barangarura ndababara ngira agahinda mbwira Imana ngo Mana nshobora kubanza kwita data utanzi nk'umwana. Ibyo bintu ni ibitangaza ku bantu babyumvise. Nabonye imirimo y'Imana myinshi ariko utekereza ukuntu nageze aho nshidikanya Imana kandi narayibonye. Noneho uwo munsi nyibwira ngo Mana numva amagara umbwire mu izina ryanje kandi ntiwemere ko ndarana kano gahinda umenya ugajana wenyine wiyaranje umenya ugashira ariko sinkararane. ngo nijire mu gatatu barasenga baravuga ngo mujana amahoro y'Imana nta gisubizo mfite. Mbwira Imana ngo Mana jewe ntahonja kubera sindasubizwa. Ndunama harya nunamye haza umuntu arinjira mu rusengero akubita urushe ku kanwa. Arambwira ngo narimvuye kuri Goma ngeze Gisenyi. Imana irambwira ngo nimbanguke muri runo rusengero ndasanga umusore bita Mwungeri. Kubwire ngo wakoze urugendo barakugarura uriheba. Ndi Imana simpindurwa n'ibihe. Uzagenda kandi uzaja muri Amerika. Noneho ngambwire ambwira numva simenye neza aho nzoja. Cyagiye yavuze aho nzoja ntahamenye kandi yari nawe ambwira ngo nzogenda binyuze ku mugabo w'uruhara. Noneho ndavuga Mana mu mutima Mana niba ari wowe wamutumye kino kimbere ikimenyetso nahindukira mbwire bino bintu yavuze sinabyumva neza. Yamahindukira ku kanya arambwira ngo nakubwiye ibintu wabyumva neza. Uzaja muri Amerika ariko uzavuga ubutumwa mw'isi. Arambwira ngo mbonye isi guhinduke nka kariti. Mana ishimwe. Noneho ndavuga Mana ndakubonye. Asante. Ngo buce ndatura ubuzima bwanjye Imana irabuhindura impakazi keza. Yego. Nyanibuka umunsi umwe nari ndi mu nzu n'umusore umwe bita Godfrey Ruzindana. Umugabo w'umuvugabutumwa bita Sara Mutesi. Yari atarashaka turi mu nzu twembi turyamye mu gitondo tubyutse turimo tuganira nderekwa. Mbona ko umuntu ahagarara hagati yacu arambwira ngo ese ngo uyu munsi guhinduriye amateka. Icya kabiri guhera iyi tariki ujye witondera amagambo akuva mu kanwa kubera ko ndi inyuma yayo ngo nyasohoze. Yego ni ukuri. Sinamenya icyo ishatse kuvuga. Uwo munsi narahagurije kuri Apecome ngo nshike ndabwiriza ngo bari kubwiriza abana bagera nko muri 4 baransanga barambwira ngo barifuza ko mbabera umubyeyi mera nk'ukubiswe n'inkuba. Sinumvaga kuno umubyeyi gute ndaba umubyeyi gute sinzi kuba umubyeyi no kuki. Ndabyemera umare kubyemera ngira ubwo banja gusenga mbwira Imana ngo Mana we ubwo wemeye ko umubyeyi undeme mu mutima wa kibyeyi. Kandi ubwo bari abana wemeye ko baba abana banje nabo ubareme mu mutima wa kivandimwe. Imana ishimwe. Nyuma yabwo Imana yamibikora buri nagira gutya nkabona umuntu araje ngo Imana yamubwiye ngo aza ngo mubere umubyeyi. Namasanga mfite abana ku buryo Imana irazanira abana bamwe mbana nabo ubuzima bwanje bwose bwo mu Rwanda bana nabo mu nzu. Nyuma yabwo n'abandi mbana nabo mu rusengero gusa. Yego. Mu mubyeyi w'abana benshi ku buryo ngira ngo mu Mutarango nabaga nari narabaye umubyeyi nyine. Ni kuvuga abantu bose n'abakuru niko bari basigaye banyita. Nuko mbaho muri ubwo buzima Imana ingira neza ihindura amateka y'ubuzima bwanje y'ubuzima busanzwe arahinduka. Ngo buce ngiye kubona mbona Imana ikoze ikindi gitangaza ndi mu wanje mu nzu yanje. Bukeye iza guhura na wa mugabo w'uruhara. Ngo mukubita amaso tutaziranye nawe ngo mubone Imana yari yambwiye ngo ndamubona uwo munsi. Noneho ngo mubone namasezerera ku kibuga cy'indege mbwira abantu twari ndabwira ngo uriya mugabo mubona hari Imana yari yambwiye ngo nimubona zosezere. None musigare neza ngiye kuja muri Amerika. Nari ngiye gutega murangwa uwo munsi. Byari ibintu bitumvikana ko byo ukunda
ariko kubigira bigufi Muragwa yagiye kugaruka muri Amerika uwo nari ngiye gutega uwo munsi nsezera ku kibuga cy'indege yagiye kugaruka muri Amerika tuza kwicaye mu ntebe imwe data shimwe Imana yabikoze Imana ishimwe ngeze muri Amerika Imana irambwira ngo yanzu yawe si yawe yaza ni yande Mana irambwira ngo shaka umupfakazi wiha ndayibwira Mana we waravuze ngo tugerageze birenze kwizera kwacu inzimwe nari mfite inzimwe n'amadolari 3 mu mitungo nari sigaranye mu isi yose hari asigaye inzimwe n'amadolari 3 kandi aya 3 nari nkeneye ayandi ngo nyongereho niyogosheshe Imana irambwira ngo yanzu itange ndayibwira Mana we mbabarira sintangizo nuko birakomera kugeza igihe mfata umwanzuro wo gutanga iyo nzu Imana ishimwe niho umupfakazi uwo mupfakazi nayihaye singira ifoto ye singira inamba ze Mana we sinzi izina rye Yesu we sindavugana nawe ayimaze muri iyo myaka yose Mana yaje ategereje ko nzoja kumuha ibyangombwa akaja guhindura tayito niba ari tayitore niba ari iki sinzi uko babyita yarangiza ikaba yiwe burundu Imana ishimwe kandi kuva icyo gihe kugeza none nta yindi ndagira simfite indi ariko byampaye amahoro arenze urugero amahoro yo mu mutima arenze uko nabivuga ndabyibuka hari umuntu wababaye nuko nayitanze arambwira ati ni gute watanze inzu ndamubaza ati se wigeze utekereza ko hari igihe nozobona inzu yo gutanga yarambwira ngo si Imana mu izu bajya bayitanga ndamubwira niki Imana idakwiye guhabwa niki Imana idakwiye guhabwa niki umuntu ataha Imana uretse niba ikibazo gituma abantu batabasha guha Imana ni ukubera nabo ubwabo batayihaye ukuri Imana wihaye ntacyo wayima ningo kuvuga ngo umuntu arimo arakwigisha guha umugore wawe cyangwa kumwima so ni ukuvuga ni ibintu bidashoboka rero reka ndekera aho ngaho Imana ibaho umugisha mwinshi mu by'ukuri ndashima kuri uyu mwanya mutoya Imana iduhaye ngo tubivuge ubuhamya bwanje n'ubuhamya notanganira ngo n'umunsi ugashira cyangwa ijoro bukira bugace rwose ntabwo ari gushidikanya n'ibintu novuga bukira bugace rero ariko kugira ngo tubihine reka mbe ngarukiye aho ngaho ndashima Imana ko yambereye Imana yo kwizerwa Imana yambereye imfura kandi iyo Mana yabikoze mu buzima bwanje iracyafite imbaraga zo kubikora ndanibuka yigeze kumbwira ngo nje kuvuga ubutumwa ndayibwira Mana we ndacyarimo nshaka amafaranga yo kwishura abaloya ngo bampe ibyangombwa none urimo urambwira ngo ngende kuvuga ubutumwa mpagarike akazi irambwira ngo haguruka ugende uje kuvuga ubutumwa yambwiye ijambo rivuga ngo se ngibyo ukora bifite agaciro kangana iki ngo gashobora gutuma wimanganya abantu barimbuka ndemera ndahaguruka ndabyibuka natangiriye Dimwene ni naho nshoreje ngeze Dimwene ku mugoroba wo kuwa 4 bakora agataramo k'abantu bakeya turasenga ndabwiriza maze kubwiriza ntangira gusengera abantu kugira ntangiye gusengera abantu mama wa King madamu wa Marehemu Rutekereza yego arahaguruka na madamu wa pasiteri wacu witabye Imana arahaguruka arambwira ngo nimwe mikrofone yanezerewe ndayimusingiriza arangije arambwira ngo Imana irambwiye ngo taha muri Houston wanyu ngo uje gutora ibyangombwa byawe ndi Imana nabisinye ngo hanyuma ejo uzogaruke nabagatisha indege ako kanya mu rusengero mbona indege ya 3 z'ijoro ndatahangera muri Houston ndaharara mu rukerera nzindukana na Kazungu ni umusore n'inshuti yanje ni n'umwishwa wanje ni umuhungu wa Muzehe Gasengo bamuzi yego aranzindukana tugenda kuri immigration fata ndagenda ngo mpagere barambaza ngo waje gukora iki ndababwira ko naje kubaza gahunda y'ibyangombwa byanje
arangije umudamu wari muri reception ahita ambwira ngo congratulations. Imana ishimwe. Akora muri tiruware ampa ibyangombwa ambwira akazungu ngo nzamukana kuri airport mfite ngenda. Asubiza muri airport ntegereza indege ijana muri Iowa ndagenda avuga ubutumwa. Nari mfite ubwoba bw'uko amafaranga nari mfite ari yo gushakisha ibyangombwa. Igitangaza cyabaye nuko ayo mafaranga narinze ngaruka nkiyafite. Kubera iki? Ni ukuvuga guhera uwo munsi nabonye ibyangombwa agence yahise inyakira nk'impunzisha. Yego. Yamitangira kunyohereza ya mafaranga baje bahimbuzi zigishika. Ikagiye yanyohereza naje ndi mwivuga butumwa. Naragiye ndazenguruka Amerika yose ico gihe. Ndayizenguruka yose nagomba kumara amezi 3 maratani. Mungaruka ubuzima burakomeza. Ariko byangombwa bibona umunsi wa mbere nemerera Imana gukora icyo yansabye. Bavandimwe, ibintu Imana imigisha yose yacu mu Mana yayibitse mu byo yaduhamagariye gukora. Tujye twubaha Imana, twemera ibyo itubwira, kubera nta kintu yakubwira igushuka, kubera iragukunda gusumba uko uzi, igukunda gusumba uko wabimenya. Reka dushime Imana. Mana, ndagushimiye, nongeye kuguha icyubahiro kubw'uyu mwanya waduhaye ngo tuganire ibi tuganiriye Mwami. Ushimwe iyi mirimo yose tuvuze ko ari wowe wayikoze. Ndabizi neza Mwami, hashobora kuba hari umuntu witahuye muri aya magambo twumvise Mwami, akaba atsinzwe n'ijambo ryawe. Ashobora kuba hari ahantu yihebeye, ashobora kuba yarageze muri wa mwanya nari ndimo wo kwitotombera Imana no kuyibwira ko idakiranuka mu byikora. Mana yangiriye neza, umwibuke Mana. Uyu mugoroba Mana umugenderere. Ndibuka Mwami unkiza ndi kimuga, ndagenda n'amaguru yaje yombi. Hashobora kuba harimo abarwayi nabo Mana bagutegereje, barimo babwira nk'uko bambwiraga ngo naje ngiye gupfa nka mukuru wanje, ariko nkabasubiza ngo hari Imana yambwiye ibintu bitarasohora sinapfa. Ndakwingize Mana ikurikirana ibyo yavuze ngo ibisohoze, ubugingo bwe uburindane n'umubiri we Mwami. Umuzure, umukize, umuhembure. Uyu mugoroba Mana umuhindukire umugoroba wo kwibukwa n'Imana, umugoroba wo kugendererwa, umugoroba wo kubona Imana n'amaso ye, umugoroba wo kuremerwa ubuhamya atazabasha kwiyumanganya ngo acecekane. Mu izina rya Yesu, Mana yahozeho, iriho, izahoraho, Imana yambwiye ngo ntihindurwa n'ibihe. Ndakwinginze wa Mana we, ibihari maranyuramo ntibiguhindura. Ubwo bitaguhindura Mwami, nabari byuhindura. Muhindurire ibyo bihe Mwami we, muhindurire ibiharimo. Mana, hari abafite intambara mu ngo zabo, Mwami iyerekane muri izo ngo mu izina rya Yesu. Utanga amahoro mu rugo Mana. Mana yacu we, wongere wuzuze ibyiringiro Mwami, ibyo basaba babitegereze nk'ababibonye Mwami. Abantu bakwizere Mana, rema kwizera mu mutima we Mwami. Ko mbonye abantu basenga inshuro zitabarika, ariko batarizera iyo basenga. Ndakwinginze mu izina rya Yesu, abantu Mwami nibasaba bakugirira icyizere Mana. Mana yatwijeje ko igitwumva, Imana yatwemereye ko igitwumva, Imana itagiresha. Yatubwiye ngo icyo mushaka cyose kimenywe naje mubisabiye mukingingiye. Imana yatubwiye ngo tukiganire. Ndakwinginze Mwami, yerekane mu buzima bwe, ureme kwizera Mana, kugira ngo ibyo agusabye amenye kuri Imana ifite imbaraga zibikora, kandi amenye abitegereze ko abibonye Mwami. Urakoze Mana ikiranuka muri byose. Reka amahoro yawe atemba nk'uruzi agwire mu buzima no mu bugingo bwabo. Icyubahiro kibi cyawe Data, mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu. Amen. Mana ndagushimiye, Mana ndaguhimbaje. Ndibuka ko
n'amazi iyo myaka yose nkuko nabibabwiye ibyo bintu bikagaruka buri uko tugiye gusenga bikagaruka. Bukeye umunsi umwe turi Buvira tuja gusenga ahantu sinzi wenda abantu babaye ndema laki murahazi. Hari umugabo wabaga iruhande rwo kwa Mutebutsi bajyaga bita ngo ni Manipa. Ego ndamuzi. Tujayo gusenga iwiwe ngo dushike tugiye gusenga yo naringira ihame bivuga ko ibintu nsengera keneye ko Imana ivuga nabisengera gacecetse kubera gutinya ko umuntu yompanurira ibinyoma. Noneho uwo munsi ngenda mbwiye Imana nkiri mu rugo, mbwira Imana ngo Mana uyu munsi nkeneye no kumenya ibisobanuro byasanzose kubera zimaze igihe zarantwaye amahoro yanje zikomeza zigaruka every day simenye icyo bivuga. Ngo mare ndasenga mbwira Imana ngo Mana mbabarire umbwire uyu munsi icyo bisobanura. Ndagenda ngo twijire mu nzu dutangiye gusenga wa mugabo arahaguruka arambwira ngo wazanye icyifuzo, ngo hari inzozi wabonye uri umwana mutoya ngo zakubujije amahoro umaze imyaka n'imyaka ubitekerezaho wabuze igisobanuro cyazo, ngo Imana inzumye kuzigusobanurira. Arambwira ngo hari ibanga rw'Imana yabitse mu nda yawe, ngo kandi iryo banga ni ibanga ryo kuyikorera. Ni nawe muntu wa mbere wambwira ya jambo rivuga ngo mbonye isi guhinduke nka karti. Kandi 20. Ego. Irambwira ngo bizagukoresha ibintu utigeze kumva utigeze no kubona. None ndabitegereje kuko ngira ngo sindakora n'ibyo nabonye. So ariko uwo munsi abisobanuro ambwira ko ari ibanga ryo gukorera Imana yabitse mu nda yaje. Amen. So nicyo bisobanuro muri make ndagiye muri byinshi n'ibyo bisobanuro yampaye. Yakoze.